tubahaye ikaze kuri Misemo TV. Ni ya TV mumenyereye ibagezaho ijambo ry'Imana, kuramya Imana, guhimbaza Imana, ndetse n'ubuhamya bwawe burakenewe. Abari mu Rwanda turabasuje rero, shalom. N'abari hanze, abari mu bihugu bitandukanye, East Africa, West Africa, ahandi muri Polonye, Australia, Oceania, Atlantique, Imana ibahereza umugisha cyane. Ngewe ni Ineza Black Moses Prophet, ariko ndi kumwe na nyiri kinyamakuru, reka nawe abasuhuze. Uyu munsi namusuyiwe ariko ninge yahaye vora. Murakoze cyane. Nitwa Jean Paul Mutabazi, tubahaye ikaze kandi twishimiye kuba muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha. Njye ni Ineza Moses, ni muri we TV. Wakora subscribe na share, Imana ikaguhereza umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yo tuganira ku ijambo ry'Imana, dushira imbere y'Imana dusenge. Turagushimiye mwami Imana yacu, uri Imana idukunda kandi twitaho, ibyo tubifitiye gihamya kandi biragaragara. Tugire ubuntu bwo kuboneka muri uyu mwanya kugira ngo tukuvuge neza. Turakwinginze ngo ubane natwe dushyikire abantu bagiye kudukurikira, imitima yabo ibohoke, abafite ibibazo bikemukire muri iri jambo. Urakoze kutwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Iyi ni Misemo TV. Wakora subscribe, share, like na comment. Nukeneye gutanga ubuhamya akandika nimero za Misemo TV urazibona imbere kuri ekra yawe. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro, ariko ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikiza, ariko kuri Misemo TV, Misemo hitamo. Umaze iminsi ureba ibintu bidakenewe, ariko hitamo. Uyu muntu hitamo neza. Guhitamo neza no guhitamo ijambo ry'Imana. Tukaba turi kumwe na muri we TV. Uba muri Yesu nyine, guma aho ngaho. Wihava winyeganyega rwose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni iki waduteganyirije uyu munsi wa none? Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, abari kutwumva tugiye kuganira ku nkuru z'umugabo witwa Yesu w'amateka. Yesu w'amateka, ibintu by'indashyikirwa, ibintu bikomeye ku buryo n'abantu babyumva. Buri hari ukuntu abantu bavuga ngo iby'Imana ngo turabikabya, ariko ibyo Yesu yakoze ubwabyo bigize gute? Ibyo birakabije. Rero ibyo ngibyo bikabije nibyo tugiye kuvuga. Yesu ni munini, ntitwamuvuga ngo tumumare. Bibiliya iravuga ngo tuvugaho agace, ngo ariko hari igihe ngo ibyuzuye bizaboneka. Rero reka tuvugeho agace. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice bibiri. Ibice byaho bibiri, umurongo wa mbere, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuramo ingobyi ihetswemo cya kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe? Cyangwa ni ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Umva aka kantu kanejeje. Ngo arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohoka imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Iryo ni ryo jambo tubazaniye. Ni ijambo ribohora kandi ni ijambo rifite imbaraga. Iki kirema ntago Bibiliya igaragaza ngo cyari kimaze imyaka ingahe, nta nubwo igaragaza aho cyavukiye, ariko igaragaza ko agace cyari kirimo ni Kaperinawumu. Kaperinawumu naho Yesu yari ari kwigishiriza, ariko aho cyavuye bigaragara ko cyari kiri hafi aho, kuko cyumvise amakuru yuko Yesu ari aho ngaho i Kaperinawumu. Noneho ikosa ryabaye kuri iki kirema n'abari bagihetse, barakererewe.
ngo bagombaga kuzinduka ku mpamvu z'uko bari kugiheka. Ntabwo twamenya ngo bakoze urugendo rungana iki kugira ngo bagere muri iyi nzu Yesu yabwiririjemo. Ariko nanone hari akantu natekereje ko batekereje bari bamenyereye ko Yesu abwiririza mu giterane hanze. Noneho baza gutungurwa nuko ari kubwiririza hehe? Mu nzu. Noneho bakihagera basanze huzuye. Ariko mbere y'uko bahaguruka, iki kirema cyaganiriye n'aba bantu bane. Kirabwira ati rero maze igihe kirekire munjyana nkajya gusaba mukampeka mukanjyana mu nsengero runaka bakansengera, ariko amakuru mfite ni uko umugabo witwa Yesu nimumungezaho uyu munsi gusa ntago muri bwongere gutaha mumpetse, ahubwo ndi butahe nigenza. Arababwira ati rero icyo mbasabye, mwebwe mushakisha uburyo bwose bushoboka mungeze kuri Yesu, nimuhangeze muhite mwitahira. Iminsi yose nabavunnye, iminsi yose mwamaze mumpeka, nimungeza kuri Yesu gusa biraba bihagije, ndi butahe nigenza. Hano ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo Yesu yari Kaperinawumu. Ariko uravuze neza, uvuze ijambo rikomeye ngo yari mu nzu, niho yabwiririje ijambo ry'Imana icyo gihe. Tujye kuvuga ku bintu bitatu hano rero. Hano reka mbabwire ngo iyo ugiye kureba Kristo, waza wakerewe, waza wazindutse, ariko iyo ufite intego mu mutima wawe uhura na Kristo. Donc aba bagabo bari bahetse iki kirema, ubwabo nabo bumvisha amakuru yuko Kristo ari muri uwo murwa, baravuga ngo byanga byakunda uko byagenda kose, babikunda batabikunda, twebwe gusa turiyaranja, turakura aranjoma tumubone. Nitumubona turamushyikiriza ikirema, kuko niwe shefu w'ibirema, utuma ibirema bigenda. Donc ndagira ngo ubwire ijambo rikomeye, ubumuga waba ufite bwari bwo bwose, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri, iyo uhuye na Kristo akuvaniraho icyo cyorezo. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo ushobora kujya kureba Kristo ngo utahe uko waje. Iki kintu bari bakizeho, bari babanza baricara bayiga kuri ibi bintu bibiri. Baravuze ngo nitubona Kristo ubuzima bw'iki kirema kirahinduka. Ikibazo abantu bari kujya kureba Kristo badafite intego yo kureba Kristo, ahubwo bafite intego yo kujya kwiyamamaza, yo kujya gukora ibintu bitari byo, no kwitembera. Nagira ngo ubwire ngo dufite abantu mu rusengero nyinshi, ajya mu rusengero kuko yaguze baza akanyura imbere akajya gushima, kuko yibagiwe igikapu, isakoshi isana yabaze, akavuga ngo hari ikindi kintu nibagiwe, umwuka w'Imana aranyibukije, akongera agasubirayo, kuko yibagiwe n'abana be, yagura imyenda i Dubai, atari ko mfite n'abana banjye, Imana yampaye abana b'umugisha, ubwo mu mwanya wo gusakurisha iminota 15, ariko muri majorite atari ugushima Imana, ari ukwerekana imyambarire, ari ukwiyemera, ari ukwibona n'ubwibone. Ariko aba bagabo baravuze ngo abantu batubyiga batatubyiga, abantu batwumva batatwumva, twaba dufite ivumbi tuvuye za Nyamasheke n'ahandi hose birabareba. Twebwe intego dufite niyo kubona Yesu. Nitubona Kristo, izi mvune zo kwikorera ingobyi za buri mu gitondo ziraza guhagarara. Imana ihimbazwe cyane. Igitangaje, aba bagabo bakizana kino kirema bakisanga Yesu ari mu nzu, Bibiliya yatubwiye ngo basanze huzuye, basanga abantu bahagaze no mu madirishya, basanga ku kibuga haruzuye. Baravuga ngo turabigenza gute? Ikintu cyabaye cya mbere, bahuye n'ababaca intege. Bahasanze abantu bahazindukiye saa 11 batarahabwa serivisi. Baravuga ngo ariko nkamwe murajya hehe? Ubu ko mwari muzi ko mufite ikirema, iyo muzinduka uwaje afite ijisho ripfuye akavuga ati ariko sasha nanjye ufite ijisho rimwe ndi kubasha no kubyigana, ntago Yesu ndamubona. None icyo kibona afite amaguru, noneho muhetse mumuzanye n'ingobyi, murabona muri bumubone muti? Noneho bahura n'urucanege. Ariko bano bagabo nabakunze, bari bafite intego muri bo. Baravuga ngo intego yacu ntago turi butahe tutageze kuri Yesu, tutitaye ko twakererewe, tutitaye ko hari abazindutse, twebwe kamamba yambaye turagera kuri nde? Kuri Yesu. Dore tekinike bakoresheje, baciye inyuma, barabanza bakora inyigo, barabanza bazenguruka inzu barayirambagiza, bareba ahantu hatari abantu. Ariko abagabo ntari harimo abenjeniyeri, byanze bikunze bari barimo
mu yandi magambo igihe cyose ufite intego yo kugera kuri Yesu ntihakagire ikiguca intege, ntihakagire imbogamizi ubona ngo zitume ureka umugambi wo kugera kuri Yesu. Nubwo abantu baguca intege ngo ntibizashoboka, nubwo abantu bakubwira ngo ibintu urimo ntibizavamo, nubwo abantu bakubwira ngo uburwayi ufite ntibuzakira, bakaguha ingero z'abaganga babunaniwe, ujye ubabwira ngo njyewe intego mfite ni ukugera kuri Yesu, kuko ari we muganga, nimugeraho gusa ikibazo cyanjye kirakemuka. Sasa wewe ukataka kupata Yesu utapata tu kabisa. Donc wewe nukenera kubona Yesu uzahabwa Yesu. Umusore yavuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ya vyote, ukimupata wewe umepata vyote. Donc nuba ngo aba bagabo bari bafite ikintu bita intego, nicyo wavuga. Ubundi abantu bishwe no kutagira intego, ugasanga umuntu n'umuririmbyi ariko nta ntego afite, ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa nta ntego afite, ugasanga umuntu n'umushumba nta ntego agize gute afite. Ariko turakubwira ngo muri aya masaha wowe udukurikiranye, gira intego mu izina rya Yesu. Intego nziza. Intego rero ni intego ijyana n'ibintu bibiri. Hari ibintu bita mission, hakaba ibintu bita investigation, hakaba n'ibintu bita operation, bikabyara ikintu bita celebration. N'ibintu bine mu mwuka in the Holy Spirit. Mission ni uguhabwa inshingano, uvuga ngo ni icyerekezo ugiye gukora iki. Investigation ni ukugenza naho icyo kintu uri bugikorere, bikabyara ikintu bita operation, ukagenda ukakikora, bikabyara celebration, bikabyara ubutsinzi. Mu mwuka rero ugomba kuba ubifite, ugomba kuvuga ngo njye mpagurutse iwanjye, mpagurutse ku gisasiro, mpagurutse mu bibazo, mpagurutse kuri ubu buriri, ariko njyewe ngiye kureba nde Kristo. Nubwo wanyura ahantu abantu bakakubwira ngo we ntago bizashoboka ngibyo nyakwa Prophet Mutabazi arimo aravuga, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo abantu babona bitakunda, ibyo ngibyo abantu babona bitashoboka, ibyo ngibyo abantu babona ko byarangiye, ibyo babona ko byarenze ijambo, ibyo babona ko byarenze umuryango wawe, ibyo babona ko bitashoboka, ibyo babona doka bakagukarasa muri kareseri y'amateka yiwanyu. Donc hari ibintu bitamenyerewe, hari ubundi buryo, hari akandi gaco. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo baviza neza ngo aho Kristo ari kwigisha ahagaze. Kuviza nta nubwo ari kugira kuri Yesu gusa, ugomba kuviza niba ari we wabonye koko, kuko imisaraba ni itatu, iruhande hari igisambo, n'iburyo hari n'ibumoso hari igisambo, ntago tuzira n'umusaraba urugero wariwo. Ugomba kuviza Kristo neza niba ari we koko mugiye guhura. Wowe dukurikiranya wivuga ngo wakishwa muri 60 ngo agakiza ngo kari gahari ngo muri 2020 ntabwo gahari. Bibiliya ngo uko nari meze kera yo ni Imana, n'uyu munsi niko Imana iracyameze, niko nanize isaha wabonye kuwa mbere no kuwa gatanu kuwa kabiri. Imana ntihinduka. La topiza ndokata ndafashe. Donc Imana ntabwo igihinduka, so wanyu yahinduka, masengi wawe yahinduka, abana wabyaye baguhinduka, ariko Imana mu bumana bwayo Yehova ntabwo igihinduka. Icyo Imana wabonye mu bitaro niyo ihari n'uyu munsi, ya Mana wabonye mu mwaka ushize n'uyu munsi niyo igihari, ntabwo igihinduka. Imana isengwa n'abashomeri niyo yumva isengwa n'abakire, Imana isengwa n'abari mu bitaro niyo yumva abana ku ishuri bari kuyihamagara, Imana isengwa n'abantu bubatse ni nayo yumva babandi batandukanye, Imana isengwa n'abana batoya ni nayo yumva babayobozi bakomeye. Ni Imana imwe ntabwo ihinduka, ni Imana ntabwo nta nubwo ihindurwa n'amagambo bakuvugaho, nta nubwo ihindurwa nuko abantu bakwanga. Ni Imana ubwayirazi ikirebera. Iyi Imana izukuri, nta muntu wayiguteranya. Umuntu arazinduka akaguteranya. Abantu bavuga ni Mutabazi turamuzi bakanibesha cyane, ariko future yawe ntayo baba bazi. Ariko reka nkubwire, ndashimira Imana, reka nkubwire ikintu nshimira Imana, nuko Imana idashobora kuba umuntu. Imana ishimwe. Kandi ikindi nshimira Imana nuko umuntu nawe ataba Imana. Imana ihimbaza. Rwango Imana ntiyaba umuntu n'umuntu ntiyaba Imana, kuko ibaze nk'ubu mu gitondo ubyutse ugasanga umuntu mufitanye ikibazo yabaye Imana. Umva yakurandurana n'imizi. Ikintu yagukorera kirenze kukurandurana n'imizi, yagufatira ibyemezo bikomeye cyane. Nta muntu wayiguteranyaho, nta muntu wavuga ngo ndamuzi ngo nyamara buda ngo nubwo ngo mugendana. Imana ntihinduka. Noneho ikintu gitangaje, bano basore niba ari abasore niba ari abagabo, bakimara gutera urwego ngo bapimanyiriza aho Yesu ari nk'uko wahoze uvuga, ngo bamaze gupimanya iki Bibiliya ko yatubwiye ngo batangiye gusakambura amategura. Uri kumva
kuno kwizera kuri mu imbaraga gutuma umuntu ajya gusakambura inzu atubatse. uko ni ukwizera. Noneho bari bamaze kumenya amakuru ko nyir'inzu nawe arimo imbere. Baravuga ati igihe ari bujye kugirira ubwenge bwo kubaza umuntu uri kumusakamburira inzu, ahubwo nta nubwo yari kubageraho, yari kubaciye heza, yari gucaye ko nawe yari akeneye Kristo. Baravuga ati byanze bikunze tutitaye kuri nyir'inzu tugiye kuyisakambura. Ariko nk'uko wabivuze hano hari harimo abenjeniyeri bari bahari, kuko bari bavuga ati reba umwenjeniyeri ubasha kuvanaho ibati neza cyangwa itegura ntirimeneke ngo rigwe ku bantu hejuru. Wibuke ko inzu irimo amategura menshi nko mu byaro, nta maparafu aba agize ate arimo, yagombaga gusakambura neza kuko ahantu nta parafu yari irimo. Bireba ngo bahise bamanuramo ingobyi, bivuga ngo nta parafu yari irimo. Ariko umva inyungu yo gusanga Yesu ufite intego nziza. Uzi ko hano hari harimo abafarisayo Bibiliya yatweretse, n'abasadukayo n'abanditsi b'amategeko n'abigisha amategeko, bose bari muri iyi nzu. Byanze bikunze nta kuntu bari gusakambura ngo he kugira n'ibyondo bimanuka, kuko ndagira ngo ubwira ngo aba banyamategeko bari kumwe na Yesu, bari bafite n'ababodyguard. Ariko byanze bikunze nta kuntu bari busakambure ngo he kugira n'ibitaka bimanuka. Uko byagenda kose bo baravuze ngo ibitaka byabamanukira bitabamanukira. Abantu nibyo twahoza tuvuga, babyumva batabyumva. Ubundi kwa Kristo nta busirimu buhaba. Wowe ugenda wowe nk'uko wowe ugomba kubugenda. Ntago ari inzu za kampani ngo barakwirukana. Wowe intego wajyanye kuri Kristo nicyo ubona. Iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko bururutsa ingobyi ngo barayipimiranye neza naho Kristo ari. Reka nkubwire, mu masengesho wasenga, mu byifuzo waba ufite, mu ntambaro waba urwana, jya upimiranya neza niba ibyo bintu biri ku rwego Kristo yabyumva koko akaza ahuruye gira ngo agutabare. Kuko ntabwo uzajya gusenga ngo njyewe ngo ufite umuvandimwe wananiye ngo Mana munyumvishirije, ntabwo ibyo ngibyo Kristo azaza kubireba. Kuko hari uri muri CH kubabaye, ibyo ngibyo by'amatiku Kristo nta matiko agira. Hari umuntu uzabwira nti turabona ati njyewe hari ibintu byananiye, uriya muntu Imana yamuvuzeho ngiye kuzirika ibintu byo ku musozi, ngo hari abantu bajya kuzirika ibintu by'abandi ku musozi. Dabwo Kristo azaza kukumva. Hari umuntu ugiye gusorwa mu nzu kandi afite abana 5 ntahari bubajyane. Uwo ngo niwe Kristo intervention rapide, ni umusada wako kanya. Nibo rero Kristo agomba kujya gutabara. Impamvu abantu basenga ntibasubizwe vuba nuko bagenda nta ntego, n'intego bafite akaba ari zituma abantu bagirana amatiku n'amashyari n'utunyanga n'utuntu two mu biryogo no mu migirana. Ibyo ngibyo ntabwo Kristo abikora. Iyo udafite umutima ufite urukundo, umutima uca bugufi, udafite ishyari, wa mutima, kuko aba bagabo baravuze ngo ibyo nibibanukira nta kibazo, nta muntu tuzi hano ngo turi kumubangamira. Ariko twebwe icyo dushaka ni Kristo wenyine, ukugeza ikirema cyacu kuri Yesu. Niyo ntego yatugisubiza kitabonye, cyaje kituvunnye, twazindutse, yewe twanahagaze dukererewe. Aba ngaba rero baje kumva. Reka nkubwira, hari abantu bagenda bakajya kumva Yesu ariko batagiye gushaka Yesu. Ariko umva bano bagabo uburyo bari bameze, bo baravuze ati wakiremawe, wihanganira ububabare n'ubw'akanya gato, kuko tugiye kukumanura. Ntabwo tuzi ngo inzu yari ifite metero zingahe. Baravuze ati wowe wihanganira ububabare ariko n'ubw'akanya gato. Mu yandi magambo, ushobora kunyura mu bibazo, ukanyura mu bintu biri kukubabaza, ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo ni iby'akanya gato, kuko nimba ufite gahunda yo kugera kuri Yesu, ushobora kumugeraho wavunitse, ushobora kumugeraho watagangaye, ariko nimubonana ntabwo uri butaye nk'uko waje. Kugera kuri uyu sitari Yesu ukomeye kuruta abandi bose witwa Yesu, biragusaba kwitanga, biragusaba kwiyanga, biragusaba gufata umwanya ukabitegura, biragusaba kugira n'ibyo utakaza. Ntabwo ari ubuntu, ntabwo ari ubusa. Mbabwira ngo aba bagabo bari bafashe umwanya wo barawukasoringa, barawica. Icya kabiri, hari amatike bari batakaje. Icya gatatu, donc hari n'abantu baguriye akantu kugira ngo babahereze inzira. Hari n'amagambo rega bihanganiwe yo gutukwa no kubwirwa nabi. Utagira ngo gupfa kugera muri iyi nzu byari byoroshye wowe dukurikiranye. Ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane. Ushobora kwibwira ngo urajya kubona Yesu nguko ngo n'umuntu ngo yoroheje mu mutima. Niko bimeze koko, yoroheje mu mutima, ariko kugira ngo umugereho bigusaba gukora igitambo cyawe, nuko ubihitamo ukabyiyemeza, ukabikunda, ukagenda ubonana nawe. Noneho ngo bakimanuriye ingobyi, yego, byanze bikunze yikubise ku bantu.
buriya nimba hari ikintu kigoye ni ukujya gushaka Imana ariko mu mutima wawe ubigaragara ko wagiye kwishaka ariko mu mutima wawe udafite inzira z'igisiyoni. Bano bantu ingobyi yarabagwiriye bafite no gupinga. Uyu mugabo akimara kubona ko hari abantu bapinga baje muri iri teraniro ariko badafite gahunda yo gufashwa, ahita avuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yari abizi ko bari bubikritike kuko yari azi ko iryo teraniro bataryicajwamo no gufashwa, yari azi ko iri teraniro bataryicajwamo no kugira ngo bumve ibyo avuga, ahubwo bari kumushakaho impamvu yo kumurega ngo bamutange mu maboko y'inkiko. Arangije ahita avuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe wa mugabo, mbonye imvune yawe, mbonye uburyo wasitaragorinze abantu bakubwira nabi, mbonye imisozi mwatereye, ntabwo ndi bugukiza gusa ahubwo ndakubabarira uyu mutwaro umaranye igihe, uyu mutwaro w'inyuru umaranye igihe, uyu mutwaro wo kwikorera abantu ngo ntibampetse, ngo ntibangaburiye, ngo ntibangemuriye. Aravuga ati uyu mutwaro reka nguguture, hari abantu wishyizemo kuko hari serivisi bataguhaye, ngutuye uyu mutwaro. Nawe udukurikiye, Imana igutura umutwaro w'abantu wishyizemo, ngo bano bantu ntibamfashije, ngo bano bantu ntibanteye inkunga. Uwo mutwaro Imana igutura ntuhagarare. Doke twari ku ijambo rivuga ngo gira intego yo kwegera Kristo. Gira intego, va mu bintu biguhangayikishije, va mu bintu bitumye utabona Imana, va mu bintu bituma udakizwa ngo uhinduke neza, va mu bintu bituma ucibwa intege n'amagambo cyangwa n'ibigeragezo, ahubwo wegere Kristo. Kristo niwe byose, Kristo niwe ntego, Kristo niwe buzima, Kristo niwe cyerekezo, Kristo niwe wa wundi uruta abapfumu mazemo iminsi ujyamo, Kristo niwe wa wundi uruta abandi bagutera ubwoba, Kristo niwe wa wundi bafunga inzuga ariko akazifungura. Uwo niwe ugomba kugiraho intego. Iyo udafite intego mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'umwuka, ubuzima buragucanga, ugasanga uravuga nta kigenda, n'iby'iki gihe byaraducanze, baranyanga, ntago bankunda, ntibanyemera. Ibyo ngibyo bivugwa n'umuntu udafite intego. Ariko iyo ufite intego, bakwanga none ejo bazagukomera amashyi, bakuvuga none ejo bazakuvuganira, batagusura ejo bazagusura, baguharabika ejo bazakwamamaza. Gira intego muri wowe yo kwegera Imana, uve kuri wanadamu rafiki yangu. Nibyo Yesu amaze kumubona, amaze kumubabarira ibyaha, abiburanya bariburanya. Ntago biri tubwira ko bavuze ngo biburanyije mu mitima yabo. Turashimira Imana ko yireba n'ibyo abantu bavuga tutumva. Imana ireba n'ibyo abantu bakora udahari. Imana imenya n'ibyo abantu bakorera muri ko iriya utabizi, ikabireba ikabimenya mu mutima, kandi iyo imaze kubibona ihita ikora ikintu gitangaje. Ngo Yesu amaze kubona ko biburanyije, ahita avuga ngo mwakishe. Ari ukumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kumubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Muri kumva igikaze ari iki? Arabaha ubuhamya, aravuga ngo ariko nimumenye neza yuko umwana w'umuntu afite ubutware bwo mwisi n'ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Ngubwira ngo iki kirema cya profise kabiri, kigize gukira indwara, kigize no kubabarirwa ibyaha. Iyo ufite intego kuri Kristo, akora byombi. Hari ibintu Yesu akubabarira utiriwe uvunika, akubabarira ibyaha, akakweza kagutunganya, agahindura ubuzima bwawe, akaguhereza icyerekezo kugira ngo ubuzima bwawe buperforminge, ukagira intego kuri Kristo. Uzi yuko udashobora kwihana wageze kuri Yesu, kuko Yesu ntabwo yakwicara n'umuntu ufite ibizinga, ahubwo ahita kubabarira media. Uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa ubana b'iki b'Imana. Pawulo arabwira Abefeso, ari muri Efeso, Abefeso bari bagiye kumutera amabuye, Abefeso bari abahanga mu by'amategeko no mu bitabo by'ubucurabwenge, ariko arabitegereza asanga n'ababwiriza batari buze kubwemera. Ariko ngo sinjye Pawulo ukiriho njyewe, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Bisobanura ngo rero nimutanyumva njyewe ni Kristo muri wamusuzuguye. Umwana bitaga Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo umwana wanjye ngiye gupfa ndashaje, ubuzima burandangiranye, narinzi ibyo kwizerwa neza, ngurikiza amategeko y'Imana, ngurikiza naritwararitse, njya kubicaniro mvaho ntanenge, nkubitwa inkoni 39 habura himwe.
Bibiri iratubwira ngo none uriya mwana wanjye bita Timoteyo ngiye kwipfira ndagiye nk'uko ab'isi bagira bate bagenda, ariko hari umuntu wambabaje, uwo muntu uzamuzirikane, uwo muntu uzamwumve, ntuzarinda apfa adahoraye ubugingo bwanjye. Dawidi wabivuze, yabibwiye umwana we bitaga Salomo. N'uyu nguyu Pawulo arabimubwiye, abibwiye Timoteyo. We yaramubwiye ngo ujye umenya Imana ya so, ngo iyo yakoreraga aba ariyo nawe uzakorera. Arangije ngo dore ndashaje sindabona umukiranutsi ni ukuri kw'Imana yicwa n'inzara cyangwa se urubyaro rwe ngo rusabirize. Noneho Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo rero ndapfuye nk'uko bisi bagenda, ariko hari umuntu wambabaje. Timoteyo arabwira ni dadi Pawulo, ninde wakubabaje? Undi aramubwira ni umuntu umwe wambabaje kuva mvuza ubutumwa bwiza ngamanuka muri Efesi mu Bakorinto nkajyayo nkajya mu Banyaroma bakamfunga ngamanuka. Aramubwira ngo uwo muntu yarambabaje nahuye nawe. Undi aramubaza ngo ninde? Aramubwira ngo Alexandre umucuzi w'imiringa, amurangira n'akazi agira gute akora. Aramubwira ngo yarambabaje cyane. Yagukoreye iki? Ngo yanze kumvira amagambo yanjye. Ndagira ngo ubere ngo nta nubwo ari ay'Imana, yari amagambo ya Pawulo yonyine niyo Alexandre yari yanze kumvira. Bibiri iratubwira ngo aramubwira ngo cyakoze ntuzamutindaho, urubanza rwanjye nawe ntabwo imbabazi ziri kuri iyi si. Yesu wenyine niwe uzamucira urubanza. Buriya Alexandre ari mu bantu batazacirwa urubanza ku ntebe 12 z'Abayisiraheli, ntabwo azaba hicaye kuko yababaje umukozi, azajya muri VIP kuko yanze ubutumwa bwiza arabuharabika. Awe bazamujyana muri VIP. Ndivuga ngo Yesu Kristo niwe uzicarana na Alexandre amubwira ngo nibike bakoreye Pawulo. Niyandi magambo twebwe urubanza si urwacu. Iyo umuntu akubabaje, iyo umuntu akubangamiye mu butumwa bwiza, iyo umuntu agutesheje agaciro uvuga Imana, ntabwo ari wowe mpamvu ugifitanye urubanza, ahubwo aba rufitanye n'uwagutumye. Mu yandi magambo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uzagutunga urutoki azaba arutunze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Mu yandi magambo nuhangana n'umuntu wasizwe amavuta, ntabwo ari we muzaba muhanganye, ahubwo uzabuhanganye n'uwamuhamagaye. Haleluya, ndafashe. Urugamba turwana ntabwo ari urwacu. Urugamba urwanya ntabwo ari urwacu. Ni wirwanirira wapfa, wakenyuka, wavunika, birakuvuna. Reka ngubwira abantu bashaka kwirwanirira. Petero agiye kwirwanirira atangira gukata amatwi, kandi muri miso Yesu ntabwo ajya amatwi koko. Ubwo urabona abantu uzabarangiza ryari. Ndagira ngo ngubwire ngo urugamba ufite ntabwo ari urwawe, n'urw'Imana. Tugiye gusoza rero tuvuga ngo wowe udukurikiranye, wowe ukurikiranye mu Misemo TV, ugakurikirana muri we TV, gira ubushake bwo kwegera Imana, gira ubushake bwo kugira intego, gira ubushake bwo kwemera Imana, gira ubushake bwo kugendana n'Imana, gira ubushake bwo kumva Imana, gira ubushake bwo kubana n'Imana. Bana n'Imana ahantu hiherereye, hatari urusaku, hatari abantu, hatari ibya bindi donc bituma utagira iyo ntego, bikumarira amabuye. yangu wowe egera Imana, ni wegera Imana izakwegera, nuhunga Satani nawe azaguhunga. Twagira ngo tukubwire ngo ubuzima urimo muri aya masaha, muri aka kanya, uko iki kirema cyahagurutse, turahanuye mu izina rya Yesu nawe uhaguruke. Umva aka kana, iyo wamaze kugera kuri Yesu atesha agaciro amagambo wabwiwe n'abantu. Yaramubwiye ngo ikorera ingobyi yawe utahe. Umva igitangaje, yaramubwiye ngo wowe kubera ko waje unshakana umwete, kubera ko wamaze kunshikira, kubera ko wagiriweho impaka n'abantu, kuko wavuzwe na benshi mu rugendo rwawe, ntabwo uri burangiza aya materaniro. Wowe ahita nonaha witahira. Abazindutse mu gitondo baje muri nzu gushaka Yesu, yabwiye kino kirema ngo hita usohoka, we nusoza amateraniro. Abamwimye inzira bamubwira ngo ntabwo uri bwinjire, wakererewe, baramubwiye ngo nta nubwo yiri wavuga. Nuko ngo iyo uhuye na Yesu, abakwimye inzira yo kwinjira bayiguhereza uri gusohoka, abakwimye inzira yo kwinjira mu mugisha wawe bazayiguha utayibasabye. Kubera iki? Iyo wageze kuri Yesu ahindura ubuzima bwawe. Umva akantu tugiye gusorezaho. Hari abantu wavunnye. Umva mama, hari abantu bakwirengereye igihe kirekire. Umva mushiki wanjye, hari abantu bakurwanyeho bagerageza mu mbaraga zabo, kandi Imana ibaha umugisha pe. Hari abantu bagusunitse uri mu kigeragezo pe, barakoze. Hari abantu bagufashije ufite inzara, hari abantu bakwambitse wambaye ubusa, hari abantu bakuvuganiye byagucanze. Aba bantu Imana ibaha umugisha. Ariko none aha ngaha wahuye na Yesu. Iki kirema cyarababwiye ngo mwarakoze kumeka,
cyasohokanye n'ingobyi kirababwira ngo thank you mwarakoze kuhumeka, igihe ntabashaga kwigenza mwaransunitse, igihe nari ndi mu bibazo mwambaye hafi, ariko nahuye na Yesu ubu ndi kwigenza n'amaguru. Iyi ngobyi mwametseho igihe kinini nimwongere kuyikorera, ni njyewe ugiye kuyikorera ku giti cyanjye. Iyo wahuye na Yesu ahindura ubuzima bwawe, abagusunikaga abakwerekaga inzira ucamo, nawe ugasigara wereka abandi inzira bagira gute bacamo. Abari bamaze iminsi bakwikoreye bagufashe bagushyire hasi, wowe wahuye na Yesu. Wahuye na Yesu, ubuzima wari uhagazemo nibuhinduke kuko wahuye na Yesu. Amen. Uburema wari ugiranye uburema ni bwinshi, uburema bwo kwikofi, uburema bwo kubura amafaranga, uburema bwo kubura akazi, ubwo kubura uwagufasha, uburema bwo kubura inzu yo kubamo, uburema ni bwinshi. Nubwo uburwayi, ubwo n'uburema. Ariko uhuye na Yesu muri iki kiganiro bagufasha bagushyira hasi, utangire wigenze. Uhuye na Yesu muri iki kiganiro n'ukuri. Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Wakora subscribe kuri Muriwe TV ndetse na subscribe muri Misemo TV. Imana ibagirire neza abakunzi bacu, mukomeze kudukurikirana kandi Imana ibafashe cyane. Reka dusenge Imana. Imana ishobora byose. Imana yumva gusenga. Fasha buri muntu wese ushaka kugira intego. Abantu bashaka guhura nawe mu buryo bwo gukomera. Hari abantu bagize inyota bakurikira ijambo. Baravuga ngo ndumva nanjye nshaka guhura na Yesu. Aba bantu turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Mwami Yesu bahure nawe. Muhurire mu bibazo barimo, muhurire mu ngorane barimo, mu izina rya Yesu. Uyu muntu ufashe icyemezo akavuga ngo nanjye ngiye gushaka Yesu, ngiye kumushaka mu mwete. Uyu muntu wahuye n'urucantege, uyu muntu wahuye n'intambara nyinshi ziramuzitira, turamusengeye muri iki kiganiro, muri iki cyigisho. Mwami, reka ahure nawe mu izina rya Yesu. Amaze iminsi afite uburwayi ku gisasiro, yabuze uwamuhagurutsa, yabuze n'uwamugeraho. Ndamusengeye muri kano kanya ngo ahure na Yesu, ahure n'ubuzima. Uyu muntu umaze igihe ari mu bushomeri yibaza ngo ubuzima nzabubamo kugeza ryari, ahuye na Yesu muri iki cyigisho mu izina rya Yesu. Bahure nawe. Urakoze Mwami, urakoze ko wabanye natwe muri iki cyigisho, kandi tuzi neza ko abakwizeye bose bagiye kukubona. Ngaho bana natwe ukomeze uduha amavuta, ukomeze uduha imbaraga kugira ngo n'ubutaha tuzagaruke tukuvuge neza. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Mwakoze.